ndongera ngaruke ku byo Meya Nzaramba yabwiye Minisita Kabone. Yaramubwiye njye mbisubiramo kenshi kuko n'uwashaka n'uwamugarura muke n'uwamuha izindi sinshinga ntago ndakurikirana ngo amenye icyo asigaye akora, ariko yavuze ijambo uwashaka gukemura ikibazo cy'inzego z'ibanze yaheraho. Nubwo nyakubahwa Minisita ndi Meya ntabwo nzi uyoboye akarere, njyanama yishyira ukwayo, nyobozi yishyira ukwayo, aragenda yumva ibya njyanama ishinja nyobozi ye, aragaruka yumva ibya nyobozi ishinja njyanama ye. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye, kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza gin ya Moap, vodka ya Moap Mirano y'Energy itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante, bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu kwenga gasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel igisubizo cyawe. Tubereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Kundi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 75 38. Usanzwe utembera ukorera cyangwa se ukaba ufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije, Covenant Park Inn Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Park Inn Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya controle technique, neza uhita ubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, internet, parking, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Park Inn yabashyize gorora kuko ibaha apartment yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari iwabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo babwiye ko uturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri nimero 0788 cyangwa se 0788 bakwakire na yombi. Urashaka ahantu ho gukorera kandi hisanzuye? Inyubako Miclink yiteguye kwakira ubucuruzi bwawe n'ibindi bikorwa binyuranye. Inyubako iri ku Ruyenzi neza ku muhanda haberanye n'ubucuruzi. Supermarket, pharmacy, kenkayori, coffee shop na restaurant, bar, liquor store n'ubundi bucuruzi bunyuranye, gana inyubako Miclink. Abashaka gukora ubucuruzi bwa coffee shop, bar na restaurant, iyi nyubako yubatswe mu buryo buborohereza ubucuruzi burimo ibikoni n'ibindi bikoresho binyuranye. Inyubako Miclink ikora ku muhanda munini imbere ndetse n'inyuma, ikaba hagati mu zindi z'ubucuruzi ku muhanda ahantu hagaragara kandi hagendwa, ikagira parking ihagije, internet n'ibindi byose byorohereza ubucuruzi bugezweho ubu. Hamagara kuri nimero 0786 35 67 41 uhabwa andi makuru. Abakunze Umuryango TV mbahaye ikaze mu kiganiro nanabasuhuza. Ndi Joseph Iradukunda, ndi kumwe Komera cyane Yoze. Nagushimiye cyane komera. Amakuru.
meza. ni amahoro cyane. Ni amahoro nubwo hirya no hino bigenda bihinduka ariko birahinduka mu mahoro. Ntabwo Rutsiro yabaye ituri. byabereye Rutsiro bagize ngo ntibyaberaga ituri. Ariko buriya nuko atari intambara, nuko atari intambara, ariko ntabwo kiriya kintu cyoroshye bwakomeza sinkurogoye. Itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 30 rivuga ko perezida wa repubulika afite ububasha ndetse n'ubushobozi bwo gushyiraho abamuhagarariye mu karere. No muri Rutsiro rero nuko byari bimeze, yari afite abamuhagarariye babagize njyanama, ariko njyanama gato yego risubiramo twuve nkurikiraho. Itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 30 rivuga ko perezida afite ububasha bwo gushyiraho abamuhagarariye mu karere. Oya, arabufite. Arabufite. Ahubwo bwo kuvanaho. Bwo kuvanaho. Urumva bashyiraho ariko ashobora no guhagarika njyanama. Ubwo kubishyiraho tubyirenga. Akaba yashyiraho abamusimbura, bagena uburyo bigenda. Ariko ubutegetsi bw'abaturage butorwa n'abaturage. Icyo gihe abikora mu bihe bidasanzwe. Nicyo nari ngoroye ngo hatagira n'ugira ngo na Trifoze niwe yari yamushyizeho. Ngayo nguko ibyabaye Rutsiro, gusesa njyanama, gusesa ubuyobozi na njyanama, hagati hashyirwaho umuyobozi w'agateganyo uyobora Rutsiro. Ubundi ubwabyo ntabwo byari bisanzwe biba mu Rwanda, ariko twabonye itangazo ryavuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe bivuga ko njyanama y'akarere ka Rutsiro iseshwe ndetse n'ubuyobozi bukurwaho. Iki kintu twagifata gute mu miyoborere y'inzego z'ibanze? Hari ikidasanzwe gishobora kuba tukabona urupapuro nka ruriya mu tundi turere? Ntabwo mbihamya, ariko biriya byabaye Rutsiro ni nka ituri ya demokarasi. Iriya ni ituri ya demokarasi. Hari ituri ya Kongo, hari ibibazo by'umutekano n'intambara, ariko twebwe ni ituri ya demokarasi. Mpamya ko ni n'ikintu cyo kwigaya ku baminisitiri babanjirije uyu nguyu, ntabwo nabigereka kuri uyu. Ni ikintu cyo kongera kwikebuka tukavuga tuti inzego z'ibanze ubundi uburyo tuzivuga, uburyo zo zivuga, aba acteurs barimo muri Kongo numvise babyita ngo ni force vive, abanyembaraga barimo, uburyo bazamuka babivuga, twesheje imihigo, twakoze ibiki n'ibiki, bipfana koko, bifite icyo bipfana n'imibereho y'abaturage. Weekend nari Butare, mbona imodoka ya Gatsibo, mbona iya Kirehe, muri zo sinzi ruva kwa irimo, harimo imeze nka ruva kwa irazizi, Ruva kwa nizi za mbe zibakoramo ambulance. Surambaya. Ni Surambaya. Hagati ya Gatsibo n'iya Kirehe harimo iri Surambaya. Mbona hari ahantu kuri sitasiyo imwe iri hepfo ngira amatsiko, nsanga Butare yabereyemo Kagame Cup. Gusoza amarushanwa niho ari habera amarushanwa yose. Trifoze yari yateruye igikombe. Murekatete madame umuyobozi wa Rutsiro. Yari yateruye igikombe nyine cya Kagame Cup. Ikipe y'abakobwa yari ikomeye cyane. Yari yatsinze. Abakobwa bahariya barawumva. Ariko nibyo nakubwiraga, akarere kadoze mu bintu byinshi. Ashobora guterura igikombe gutya ariko atari bugitereka hasi ngo gikomeze kihahagarare. Tugata gihirima kandi gifite indiba yo kwicaraho. Kujya kiritigisa, hari umutingito. So hari abantu hari abantu bameze nk'ababitse maguma iteza umutingito mu karere bashaka. Bari ku ruhande cyangwa barimo muri babandi? Bari ku ruhande. Ndongera ngaruke ku byo Meya Nzaramba yabwiye Minisita Kaboneka nubwo yabizize mu gihe cyo guca nyakatsi. Oya, yababwiye ngo bajye Bugesera, njyanama yishyira ukwayo, nyobozi yishyira ukwayo, aragenda yumva ibya njyanama ishinja nyobozi ye.
aragaruka yumva ibya nyobozi. Nyobozi ishinja njyanama ye, sibyo? Ubundi ibintu bashinjanyirije aho, ushatse wavuga ni abaturage muri gukorera cyangwa nimwe muri kwikorera. Nyobozi ubwayo irahangana na njyanama kandi ukabona uruhande rufite mechanisme de defense. Urumva nyobozi ziturutse muri njyanama, sibyo? Yego. Iziturutse muri njyanama bo bakagenda bakaba abayobozi, bakaryoha, bakabaha amavigo, bakabaha amatexeri mu nguzanyo. Ariko nanone bari muri nyobozi bavuga ngo abari muri njyanama bavuga ngo nyobozi yararyoshye, ntibabona ko nyobozi n'ubundi ni muri njyanama wacuruzaga arakomeza agacuruza, uwakoraga akazi arakomeza akagakora. Ntabwo rero byabinda kurokora n'ibyo yari asanzwe arimo byakomeje, ahubwo akareba ibyo mugenzi we akareba akajya kureba ku mbehe y'abandi atura ariye we, sibyo? Kigenza aramba yaramubwiye, njye mbisubiramo kenshi, kuko n'uwashaka n'uwamugarura muke n'uwamuha izindi sinshinga ntabwo ndakurikirana ngo amenye icyo asigaye akora. Ariko yavuze ijambo uwashaka gukemura ikibazo cy'inzego z'ibanze yaheraho. Nubwo nyakubahwa minisita ndi meya ntabwo nzi uyoboye akarere. Ijambo ukunda kurisubiramo kenshi kabisa. Kiriya iyo minisita akaboneka aza kuba afite sanse yo kuzamura inzego z'ibanze cyangwa se yenda n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose, wari umusingi wo gukora inyigo itaryarya yo kumenya ikibazo mu nzego z'ibanze gihagaze gute. Uwitwa meya, abitwa nyobozi, abitwa ba njyanama buzuzanya gute? Ariko se bafite imbaraga koko muri transformation y'akarere? Question mark. Kandi bakaba bazifite ubundi. Ejo bundi Kirombe cyabuze nyiracyo. Yego. Umuntu yaraje acukura akarere imyaka ine. Kandi bavuga ngo Kirombe hariho umusaraba, nta muntu uzi nyiracyo, bashyizeho umusaraba. Byarekeye, sibyo? Imishinga ihomba. Erega tujye tubira mu buryo bwagutse. Imishinga ihomba, abaturage bubaka mu manegeka mu uyu mujyi wa Kigali, abubaka mu buryo bw'akajagari, sibyo? Ziriya raporo za auditeri generale, hari abantu ku giti cyabo twigeze tubivuga bafatira umuriro kuwa rusange, bakamara wakagombye gufidinga rusange. Trifoza akaba afite akarere ariko yacomeka ntibikore. Binagezeho bakimura purize ntumenye aho gacometse. Irutsiro buriya nicyo cyabaye. Ntabwo manya komeye yarazi aho akarere gacometse. Oya, ntawe yarazi. Nicyo haberaho ibice bibiri. Uburyo nyobozi ikorana na njyanama, uko mbizi nzi ko njyanama iba hafi ya nyobozi bareba implementation y'ibyo nyobozi iri gukora. Ni gute bigenda ngo bari abananirwe n'abangaba? Erega tandukanye ibintu bibiri. Hari ikintu cyiza leta yakoze mu matora y'ubushize, gushyiraho abantu bajya muri njyanama ariko batari mu karere, badafite imirimo mu karere. Ariko harimo uturere bagiye bababura, ngira ngo ubu ngubu ushobora gusanga hari abarimo. Ntago ndakora igenzura neza, ariko abo twaganiriye hari abo twagiye tuganira bambwiye ko hari aho bagiye babura bikorera bahagije. Yenda ugasanga nk'uwa directeur wa centre de santé, ariko ntago ndabikurikirana. Uburyo umuntu uri muri njyanama ashobora kuva i Kigali akajya gusapotinga nka Kirehe, akajya ari muri Kirehe. Abenshi barindiriye Yesu mu murwa. Oya, abenshi barindiriye Yesu mu murwa, bajya mu nama bagataha. Trifoza wa mugani ntabwo yaraza aho. Irubavu narabajije nsanga hafi 70% bajya mu karere bagiye mu nama. Nabajya Kiraka, sibyo? Anyway, ariko nyobozi ifite inenge. Njyanama hakemuye ikibazo cy'inenge kuko bari abakozi b'akarere. Urumva niba directeur w'ikigo cy'ishuri yabaga ari muri njyanama afatira umwanzuro, meya ashobora gufatira umwanzuro nyobozi, nyamara yagaruka ku kazi ugasanga directeur w'ishuri gitifu w'umurenge n'umusinyira urudire domisiyo. Yego.
ubundi agasubira nyine meya w'akarere niwe umusinyira lettre d'affectation ukumva who is boss aho ngaho na boss ni wawe ugasanga biracurikiranye. Ariko noneho central government aba acteurs bayirimo batuma na njyanama yumva iri boss ya nyobozi. yego Ariko no kuba boss ya nyobozi kweguza nyobozi kwa njyanama ni inyungu za njyanama cyangwa ni aba acteurs baba bari muri central government n'abandi bacometse ku ruhande. baza bakaba bajya mu matwi ya njyanama ati mubigenze gutya mukureho bariya baduki. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu cyo gukosora muri njyanama ntabwo bakwiye kurukosora ntirubu urwego ruri politike rukaba ruri tekinike rwumva polisi z'akarere zinyuranye bizuka ari implementinga cyane cyane ko minaroke ni nka primatire ntoya ihatse izindi mpatsama ministeri zose ziyikaragiraho. Niba uyihaye njyanama iri wiki automatically akarere kazazahara. Niba uyihaye meya uri wiki ibintu byose bizajya biza bireba nk'ureba filime. Ariko nayo iri mu yenda isobanuye ntago asobanuye karimo. Ni ukubona Rambo mu bisheke ibintu byose birambo mu bisheke. Zirya filime barazireba gukisobanurira. Ibintu byose bibona ari Rambo mu bisheke. Ikintu gikwiye gukosokamo iyo njyanama iza kuba ari urwego ruri tekinike tukagiramo timu yabize ibikorwa remezo, timu yabize imibereho myiza, timu yabize public health, timu yabize education, timu yabize ubuhinzi, bakajya bajya kugira inama ariko byo bafite bafite dushaka ko mubigenza gutya ngo dushaka akarere bakaba n'abantu bashobora gukora na research ni hakenewe kongerwa imbaraga bakishyurwa rwose. Niyo yaba company yigenga kurusha uko ufata itsinda ry'abantu kabaho ububasha baje bafite akayihayiho first of all kandi noneho biyamamaza hafi 70% bazi ko hari igishoboka urakizi bazi ko bashobora kubona bashobora kuhagera kuko za yakaboko cyangwa n'akaguru. Nibitabaye team technique reka byibuze buri umwe yiyamamaza zicyo yiyamamarije yikaragere kuri bya bintu byose twavugaga za yiyamamariza zicyo yiyamamarije. Umujyanama yiyamamaje avuga ati niyamamarije kuba meya, undi niyamamaje kuba umujyanama rusange arekeraho atazagira susi yo kongera guteza ngo ariko nanjye nabamenye kuko ba muri 16 urumva Kristo akaza akabaha Kristo mukiyuza akabaha Kristo n'uyu visi meyo mudamu n'uyu kandi ubwo harimo abadamu bakenyeye bashokoje baniteguye nabo bati natwe turi twahatana. Nyamuneka reka babikubeshya utangire no kubigendera. Umvise amakuru kare uzahira ati ni wowe agatangira kubigendera. Gusa ukabona umudamu yahinduye ingendo yahinduye ikimero ukabona umugabo yarahinduye nawe yari muraho yabaye meya yaratangiye kwiga uburyo bati nimpagira nzabigenza gute yatangiye no gusura ibibazo by'abaturage. Umwanya arugezemo tayari kera cyane bitaranabaye. Icyo rero kuba icyo cyuho gihari umuntu Trifozi yaza kwiyamamaza avuga ati ndi umujyanama nje kwiyamamariza kuba meya wa Rutsiro. Azirutsiro neza ibimutegereje akana defend impamvu ngiye nshaka kuyobora Rutsiro. Hasi abantu barahuriye warangiza ubwiye abaturage mwakoze amatora yagenze neza abaturage bitoreye abayobozi sibyo wakurikirana neza ugasanga none wa muyobozi wagiyeho sibyo yaje gutyo bicamo biciyemo birakomeza bicamo ntazi impamvu byaciyemo nusigaye ntazi impamvu yasigaye bose bari kuyibona gutyo gusa baturiya byaciyemo nampamya ko uburyo bwiza bushobora korohereza abameya
ku bwanjye njyanama nibe timu tekinike kurusha uko iba politike, inabihemberwe, ihabwe n'ubushobozi bwo gukora research, sibyo ibintu byabo bishingire kuri findings, ubushakashatsi zabaye n'uburyo bwo kubikemura byose, kuko akarere buriya gafite DDP development plan y'akarere, district development plan iba ari imyaka 5, zirahari rwose wazisoma, kagira plan d'action, kagira imihigo, sibyo ibintu byako biranditse. Ariko hari ubwo ushobora gusanga imyaka 2-3 ibyo byose bitamitinga ibibazo by'abaturage. Hari ikibazo cy'imirire, hari ikibazo cy'amashuri atakara, hari ikibazo zitateganyijwe ziterwa abana, hari ikibazo cy'ibyaha binyuranye. Nibyo navugaga yagombye kuba timu tekinike ku buryo igira inama akarere kuri aspects zose. Reka ngohe agatestimony gakeya kaze no kungeza ku cyo nshaka ko ugerageza kwekererisaho. Ejo bundi turi mu biganiro bya grid kutwigisha uburyo dushobora gufatanya kubahiriza imirongo ya UPR u Rwanda rwasinye, harimo nyine byo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Abanyamakuru batandukanye bagiye batanga ibitekerezo byaho bagiye bajya mu turere, ugasanga muri ya mihigo wavugaga basinya wabinjirira batabizi, ugasanga bari kuvuga ati twatekinitse ko abantu bazaba bafite mitiweli bazaba bageze kuri 90%. Ubwo icyo mbivugiye nuko nzi ko mu karere habarimo njyanama na nyobozi kandi bagomba kuzuzanya kugira ngo ibyo byose biveho. Icyo nkikubwiye kugira ngo wumve ko hashobora kuba hari amakosa rusange njyanama ishobora guhuriraho na nyobozi. Ariko aka kanya tubonye Rutsiro bageze gutya bahanaguye, kandi uturere ni twinshi muri iki gihugu. Nkiba kuki Rutsiro ariyo yahereweho, hari ikintu kihariwe cyaba gisanzwe cyasaga n'igitutumba ku buryo wagera na Rutsiro umuntu akareba ko bataba ahantu ntago abaturage bari kumwe n'abayobozi. Rutsiro nsoza karya kanjyanama, njyanama ni urwego rwa tekinike, umuntu niyamamaza azi icyo yiyamamarije, Yego, sibyo ariko binabaye byiza ubundi yashyizweho na perezida byatwara iki ko byatuma baza gucomacomeka bagabanuka. Erega twitwirirwa amatora adahari, twitwirirwa amatora adahari, kamera ngaferwa fo yatoye. Gusa ni byiza ko ikiganiro umuyobozi yatanze twasanze ari ibyo zadufasha kuko birangira renda turaza kukigarukaho. So icyo uvuga rero cya Rutsiro giteye gute? Rutsiro ibamo ubukungu budasaba ishoramari rigoye, mu buryo bw'amafaranga. ubundi iranjyanama n'iranyobozi bose barohamye mu mucanga. Urebye umucanga ukawumvamo guverineri, ukawumvamo minisitiri, hakamo nabaza ngo baguze n'ubwato. Iyo bavuga minisitiri musabye Imana mwe mumwihorere ntago araba minisitiri. Ubu ni minisitiri ariko ntago arahagera neza. ubu ariho arategura ibintu bya Katari, ariho arakubura umuhanda wa Gatabazi. Honorable barakora muze kugira ntago ndamuveba rwose, ntago ndamuveba. Mu minsi yashize nibwo yakoraga sortie mediatique zishyushye, ariko buriya psychologically nawe uramwumva. Irantebe irashyushye, baramubaza byinshi, ari mu buhinge bwa Kaboneka, ubwashyaka, ubwa Gatabazi, sibyo ari kugerageza kureba igihingwa cyakwera aho ariho ahinga, arashyiramo amateke bakayarandura. none umuvuduko nanone nigeza ngo bikuza bimugo nabyo bikenewe yajya kuryama gato yarashyizemo udusaka, umuvu wasebeye ukawutwara, ibiza bikayitwara. Anyway, ariko Rutsiro nibyo nakubwiraga, habayeho amakosa kandi yashingiye muri birya twavugaga, kwitirirwa amatora adahari. cyo gusanga wageze hari utazi. Iyo uganiriye n'abantu bakubwira ko duhere Rubavu,
Rubavu visi meya ekonomike, manda ya mbere ya 2021 yayinjiyemo, yarangije manda ya mbere, iriya yarangiye na 2021, iriya yongejweho umwaka. Iyo yarayirangije ya 2020 ya 2015 na gatandatu, 2016 kuzamura, 2010 2015 nibwo ya mbere ya kabiri yari irangiye, we niho yahereye, sibyo? Manda yirarangira, ariko mu kurangira hari umumeya wamuguye mu maboko. yamwigije cyo Oya, ntabwo burya ariko yazira ibindi. Ariko niwe ekonomike niwe wamurwaje, niwe warwaje manda ye. Manda y'uwo mumeya imugwa mu maboko, aramureka aragenda, sibyo? Haza manda, ubwo warakomeza arayirangiza, waracyari mu kazi ameze manda nta kibazo. haza undi aramusanga, ajya mu biganza, ntabwo ari we bazamuye, aramusanga, sibyo? ariko azitrike n'ahandi bari bari bicaye intebe arayizi neza, oya ntakwimenya wigira icyo umushinja, oya nagume mu mwanya we, uyu wigira icyo umushinja, yego dukomeze. ntuze kumushinjirira ntacyo namushinja. Bamuzaniye undi meya, bashoje manda, uwo meya wundi bamuzaniye banga kumwongeza, warakomeza. Ntarebye manda ebyiri zinogonotse zizize urw'ikirago mu myaka 5, ubwo ni 6 naho covid urimo kirago. Amatora y'ejo bundi 2021 ntibitegereza bavuga ekonomike wabyimbye akarere, bameya bagenda bananirwa akatuba hafi, wamugira meya, ni urugero, bamushyira Kambogo. Niyo visi meya atamunaniza, niyo ntacyo yakora, ariko byibuze hari ukuntu uri hariya. Waganira n'abanyarubavu ngo hano hari teori ngo meya ngo agomba kuba avuka mu bwoko ngo afite amateka y'ubwoko n'ubu ya kera, ngo kugira ngo abe meya wa hano. Ukumva ni ibintu bihendutse, ukumva ni narrative zishobora gukorwa n'abantu bafite uburyo bashaka gucomeka, atari ikintu rusange kiri mu mitwe ya benshi rusange. Heze ndi kukubwira ekonomike bamuguye mu maboko ari babiri, kandi waracyahana bazanye wa gatatu nawe yamuguye mu maboko, nubabyimbye akarere, bazamuha undi, kandi we aracyari hane, ntashobora kuba meya byuze ngo arwangane. Niba uwo muntu bahora bamugwa mu maboko, wamuzamuye cyangwa ukamusezerera, aho bagwa ko bahareba yamaze kuhamenya, gafata ibyuze hariya ngereka makubure atazagira wongera ni ukuvuga ubumeya azajya amubaza ati njye nzarokoka, sibyo? I Rubavu hakozwe iryo kosa. Koridoro ya Nyabihu, erega ni koridoro zifite ibibazo. I Nyabihu hino gato bigeze gushyiraho visi meya nawe, bamuziza ngo nyina bamusanze mu kingo muba muri VUP. Ese meya ari kuzira ubukene bwa nyina gute? Si nyine meya wakagomba gukora akazi. Meya ni umudamu yashinze urugo rwe, afite urugo rwe yitaho umuryango, sibyo? Yashinze urugo rwe, rufite ibibazo by'ubukungu nabwo. Rero ushaka kwicara ukamubona mu modoka, ntabwo imodoka ari ubukungu. Twagenje amaguru igihe kinini, iminyonza yaratujombye, twarasitaye inzara zivamo, ku buryo ubona imodoka ukayita ubukungu. Imodoka ni igikoresho cy'akazi ufite, ishobora kuba inakonsoma hafi ya yose y'ako kazi. Bibaho cyane rwose. Meya yazize VUP, ngo mama we ari muri VUP, cyari ikirego gikomeye. Hari mutandukanye n'abandi se kandi bari mu buzima. Uretse ko ariko umukobwa wari meya, nyina nawe abe visi meya, cyangwa agashara ke kazane kwa nyina kugira ngo uburyo koridoro yose ibamo ibibazo. Bashyiraho undi wari uvuye mu kigo cy'ishuri,
wigeze we yarambabaje kuko bamuhaye ibintu biremereye pe kumwe umuzigo bawuguhaye kwikoza umuzigo kandi ugomba kuwusunika ariko bigaragara ko ibiro byawo ari byinshi kurenza imbaraga ufite. ndibuka rimwe abashyitsi baramusuye kumwe babakira ageze ku ifiriti abona iraryoshye ageze ku miceri abona ni mwiza ageze ku yabijyanye bimeneka esheri urumva hari igihe bakwihera agasahani ko hajya ushyiraho duke duke kaza kubona byuzuye yayoberwa ubundi burebure bw'isahani ubujyakozi bw'ubutaka abatutu ni duke turajyaho yera kaza gusanga uburebure bwayo ubuso bubaye buto bw'isahani yapima esheri ko santimetero 5 ku murongo ku ikarita ari ibirometero 10 ibirayi 4 ku isahani mu gifu cye ari tone 2 bameze ku isahani y'umuyobozi ikirayi kimwe ku isahani y'umuyobozi mu gifu ni ikiro ubundi mu gifu kiba ari ikiro rero ariko ku isahani y'umuturage ibiro 3 ku isahani mu gifu cye ni ikirayi kimwe we nuko bifata umuyobozi ni inverse kimwe ikirayi kimwe ni ikiro mu gifu cy'umuyobozi abo abaturage bashyize ibirayi 10 ibiro ikirayi kimwe mu gifu bigenda gutyo iyo sene nayo iragaragara warayibona urumva nubwo buryo turiya duce twagiye duhabwa abameya i Rubavu bigenze gutyo uwinjire muri manda utangiye manda ntayirangiza uwinjire muri manda ntiyongezwa indi witangiramo hagati bamushyiraho ijisho ry'umuturanyi ryaho sibyo bigeze Rutsiro nkeko harimo n'urangije igifungo aho bitwaga Rinca ryari rihimbano yakubise Garinca abameya arabameya nawe ujya gutera Garinca yari yibagiwe imbaraga bitabikorera mu bwonko araba atari ko urya no ku mubiri nabikora urumva anyway mudamu Trifoze yari gitifu w'umurenge wa Muko muri Musanze Gatabaza ari guverineri ibiro bye biri Musanze amajyaruguru ari ibiro bye biri Musanze niba mu buryo bwari bwo bwose bwo gushyiraho abayobozi i Rubavu ajyanyeyo Kambogo sibyo nabatuye ku ngoma niyo mpamvu tuvuga ko ari we wabashyizeho byanze bikunze arabaye yaraziririwe niwe yabashyizeho n'ababaga ni ku ngoma ye ubu icyo gihugu yari na minisitiri i Rutsiro ahajyanye uyu mudamu uyu mudamu agongana na cya kintu abaje muri njyanama bose baba bumva baba na meya cyangwa ba visi meya n'abari muri nyobozi babaye ba meya na visi meya hari na visi meya uba yumva avuga ati ni gihe wari kuba meya ku buryo mu nama avuga ati tudindizwa na meya Trifoze ugataraza aho bari bicaye njyanama baravuga ati byanze bikunze n'uyu ukurikiye cyangwa se ni njyewe bakajya kubona bakabona umuntu araje abaye meya urumva nawe ibyo rwose harimo nyobozi usanga visi meya ashobora gukoresha inama ikurikiye ijya gusa ireba follow up ya mbere ntarebe imyanzuro y'ubushize wamara raporo ntayibike bikaba ngombwa kumwibutsa ko naguhaye ya raporo yari iri mu rufuka rw'umufuka w'umuhondo wari ufite sibyo icyo kigora ya mitorerwe uburyo agiyeho agiye mu banyakayihayiho ariko agiye mu gace karimo ubukungu budasaba ishoramari budasaba ishoramari uri kumva icyo bivuga ubukungu budafata Rutsiro irimo imicanga kandi imicanga ni ukugura igitiyo gusa ababivuga bavuga ko ufite icyangombwa ashobora kuba yakwishyura miliyoni 10 nta kibazo ni ukuvuga cya cyangombwa iyo agihaye abikorera bashobora kumuverisa hafi ngo miliyoni 3 nta kibazo bafite ni ubukungu budasaba ishoramari ukaba wiryamiye i Kigali byikora kera abantu hari abayobozi bakoherereza bamena aho kuri konti witurije nta n'ingaro umucanga ntabwo ari kumwe buriya rero iyo ushaka iyo ufite izindi nyungu
ahantu ntabwo ubuyobozi bukomeye uba bufitemo inyungu butezayo urujijo. nicyo twabonaga wa mugani. Wa mudamu yinjiriye muri cya cyuho, noneho bafashe gitifu w'akarere ka Rutsiro bamwohereje i Musanze. Gitifu w'akarere ka Musanze aje Rutsiro, aje kuyoborwa n'uwari gitifu w'umurenge wabo wamaze kuba meya. aho naho ntiwaburamo agakomplekse, ariko n'abanyarutsiro barareba gutya, aba bashyitsi bariho baza buri mwanya, izi ndege ziri kubazana yibagije ko nta ari iwacu, ariko natwe dukeneye kwimenya. Twarabiyobewe twebwe, byaranze. natwe twakwimenya tukiha umurongo. Icyo rero ngira ngo na Gatabazi avaho yavuyeho yarashoje inama yo gukemura ibibazo biriyo. Nyobozi yatukaga uyu mudamu amanywa njyanama, bajya bavuga ko n'igihe na perezida wayo yamubwiye ngo ziba mu bandi mu nama gutyo, yananizwaga kuko inama ya njyanama bose baba bareshya. Perezida wa njyanama nibo wabaye kingi, ni narwo rwaruje umuyobozi. nicyo rero wa mugani nashaka no kubyumva, yabaye kingi mu buryo bwa politiki, si n'ubwa tekinike. We umusingi w'imbaraga njyanama ibifite ni ukweguza nyobozi. Ibyo ni umwanda, kandi ni imbaraga zikomeye cyane. ahantu yubakira imbaraga nyobozi ikayitinya ni ukuba babeguza, ntabwo ari research. Abantu bari muri nyobozi bari muri njyanama babikora neza, muze kumva bari benshi turi inshuti zanjye, ariko babikora nabi yageze kuki yakoze iki, turafasha iki kugira ngo aho tsura akarere kaza. Habayeho ibyago bya meya, habayeho ibyago bya nyobozi, ni ukugira njyanama ifite akayihayo, ni ukugira njyanama ireba ibiri mu karere. Uragera ku mucanga ukawusanga bamwe abo mu biturika, wagera ku mucanga ukawusangamo abakozi b'akarere, wagera ku mucanga ukawusangamo abari muri nyobozi, ukawumvamo minisitiri, ukawumvamo guverineri. ubwo ufite akaboko acomeka no kuri mugenzi wari uri hirya n'abatatu, kandi abo ngabo nibo bari kujya mu nama zikemura ibibazo ufite. none se urumva ubucometse, ubundi nicyo bita confusion institutionnelle, twize kukivugaho hano. Ngewe niba ngiyeho ariko nkabona uzambangamira, ndagusunika nkujyane gutya, nza n'uwo dukorana nawe ashaka uwo dukorana, uriya w'umuhanga ushaka ko ibintu bihinduka washyizemo n'imbaraga cyane. Buri gihe ahora bigenderamo. Twanyagiwe, twagiye gutanga ihene ajya kuzibara, kuko bamenyereye ko bahaga abaturage amatungo, zaba ari ihene bakabaha 100 bagasinyisha 400, wajya kuzibara ngo arebe niba 100 ntiyatunyagije si icyaha kiwa kuzibara. yagiye kuzibara tumimvura idusanga, kandi yasanze ari 80, ngo yazibaze na ngo ihene se bazibara gute, amabara yazarasa. Ku buryo uri confused. Buri nama yose niho bateje ikibazo, ku buryo bakorana bakavuga ko twaramuretsura, ntabwo urano wo kutudindiza gusa. nta cyerekezo, amafuti yose ntabwo ajyanye n'umuvuduko dufite. ukisanga nawe neza ikibuga kikunaniye, ugasanga abantu bashakaga ibyangombwa ku gahato, mu gihe ukireba neza, ukireba aho bigana, ugashinjwa confusion. Turabyara mucanze, tugusinya icyangombwa se bivuze iki? bisaba iki ngo haraburamo iki? Si imicanga, ikivu ntikizaza n'indejo, sibyo? Anyway, icyo kikabaho. Hakabaho ikindi kintu kibi kibaho mu bayobozi, reka kugira ngo nk'ubu ngutumye umunyamakuru, n'umugabo twahoze tubiganira rimwe, nk'ubu ngutumye umunyamakuru ko nkeneye umunyamakuru, wazana uwo muri BBC se? ntareba umuntu mye ninde akeneye wo ku ruhe rwego. Oya wivunika wibeshye. Ariko wa BBC umufundi, iyo umutumye undi mufundi ntabwo yakuzanira umwenjeniyeri, azana umuswa, ku buryo yagira kubwira azana uri munsi ye, kugira ngo batwo byagenda kose uyu nguyu ntabwo bari bumwemere ngo banyirukane. ntangiye kuzana umunyamakuru ntabwo nazana ukonkiransa, ati ndazana. dufite bambe abari bambe babaye ba guverineri, neza ubwo guverineri wamutuma meya akazana
numvise logique nibyo dufite abana abaguverineri babaye abaminisitiri ubwo se minisitiri wamutuma uba guverineri tajya ku rwego umufundi ushyiramo amakaro umutuma mugenzi we uti ndabona biri gutinda genda unzanire undi ushyiramo amakaro tugira akamuzana mwuga bakoropa kabisa mukoropa reka ntabwo bazi icyo bita pante hari igihe ushiduka inzu yarayubatse nta diyagonari yakubitamo nta mfuruka kandi idafite diyagonari ntiwayisakara ntibibaho si byo bamwe mu bameya baduha njya nkeka ko ababazana bameya bambabarire cyangwa se na nyobozi muri rusange na meya ashobora kubyikorera meya ashobora kuba afite imbaraga ariko agahitamo njyanama yoroheje ntahitemo abajyanama bakomeye kuko azi ko imbaraga bamufiteho ni izimuniga urumva niba buri muntu ashyiraho wubatse iriya koridoro yose ni ubukungu ni imicanga ni forode ya kongo ni ibiki byose nta na rimwe Rubavu yagize ubuyobozi bukomeye nta na rimwe Rubavu yagize ubuyobozi Rutsiro yagize ubuyobozi bukomeye sibyo Musanze irihira rikavaringa ubu nibwo itangiye kurya agatoki utuntu tworoheje sibyo imaze igihe bayinombera Rusizi yamaze igihe inomberwa Kibirigi ubu niwe uyirokoye Rusizi yamaze igihe kinini mu bitaro kinini wibaza niba ariko Nyamasheke kubera ko nta kibayo nta mwenda nta n'igitego izigama ntizanamanuka ntinazamuka hagati irindiye ko uturere tuzavaho igihe cyose tuzaba duhari nta kibazo izaba ifite Ngororero nubwo habaye amabuye asaba ishoramari rinini riremereye ntabwo ari buri wese wavuga ngo nanjye ndashaka igitiyo nanjye mu igitiyo ntabwo mukirwanira muri benshi kugura yanyundo ya Kinumbi burya no kuyitera ntabwo yabyoroshye abakene babaha abakire ntazajye umuntu kubeshya Ngororero nta mwenda nta n'igitego izigama nayo iri hagati Muhanga haba amabuye kandi ishoramari ryayo riragora bariniganira bamara kumvikana bagapezanya bigakemuka sibyo Nyagatare n'inka n'ibikumba kandi abenshi bibereye hano barahamagara uko bimeze Kayonza ni ukwiritura azarwamagana rega Kirehe Murayire nawe baramuhohoteye icyo gihe byari bwa butiku ngo umuturage yahaye amakuru minisitiri ngo mudugudu yahaye amakuru minisitiri mudugudu yahaye amakuru minisitiri kuri meya ari hejuru birashoboka ko yayamuha sibyo birashoboka ko havuka ikibazo kireka minisitiri yateye ariko Kirehe biratuje nguma ntuzayumva sibyo kuko Kirehe nta forode batanzaniye Bugesera byari ibibazo by'uburyo abantu bajyaho ngo abamere ngo abaje ngo batahavuka abahavuka bafitanye ibibazo bamwe baraha abandi baraha birabyo byarakemutse kuko yaraje nawe umupaka urafunze Inyanza byarakemutse umupaka wamaze igihe ufunze Gisagara bamaraho manda zose nta shoroma azayimara nta kibazo afitanye na nyobozi rwose tuje barakora kubera ko ntacyo guhanganira barakora ibijyanye n'ubukungu bw'akarere n'ibyo sibyo Huye barayifunze irakena yegeraho uwanje ariho arabyubaka irazahuka rwose Nyaruguru nayo bararwanaga bamwe bashaka kukayobora kuri remote undi akakagundira bigakomeza hikazamo iby'amoko bakabareka sibyo ikintu cyo kubareka nacyo turi bukigarukeho kukirutsira irindi bakuriya kugera igihe bivuga ngo buriya abashinzwe ibibazo byayo byo bose nabo bari bafitemo akaboko bashaka ko bikomeza ahubwo bitarangira ntabwo babibonaga nk'ikibazo kuko byari bibadodeyeho iri ikibazo kiri kukubyarira inyungu hari igihe udakanguka ngo utandukanye izawe n'iza rusange
nta kibazo cyavukiye. uribagirwa ukajya ureba izawe kandi uri no kubangamira rusange. nka burera ntiwamenya niba ishobora no kuba iya nyuma bikarangira. Gakenke ishobora kwiberaho gutyo bakubaka ibagiro ntirikorere rikarangira rikabaho gutyo ritarakoze. ariko hariya hari inyungu, kandi hari inyungu buri wese no kuzindukana igitiyo. Byakora bati ndatiyura umucanga wanjye ni uwuhe unkuraho. Rero niba politike ijyanye n'ibirombe nayo itari strong, ibi byabereye ngo abantu bagwa mu birombe, Rutsiro bagwamo buri gihe bagatwikira, ni ibintu bisanzwe birombe. Sibyo. Mpamya rero ko n'ubuyobozi gutinda gutabara Rutsiro byari bigezeho abaturage bakazumva ko nta buyobozi buhari. Niba njyanama iri gutonganira muri njyanama, mu nama njyanama, abagize inama njyanama bari gutonganira mu nama, abaturage bazakora iki? Ntago baba bakibitaye mbanza batabakibitaye. Yaravuze ngo iyo umuyobozi ahagaze abaturage baba bicaye, iyo yicaye bararya, iyo aryamye barasinzira, iyo asinziriye barapfa. Murindwa rero babaye gusinzira byutsa abaturage mbere barimo bajya agatotsi kagiye kumutwara, nahagarare abaturage bifuza agatotsi kari kamutwaye. Sibyo. Inyungu z'abantu banyuranye nizo zisenya akarere, nizo zisenya imiyoborere, kandi birazamuka bikagera no ku rwego rw'igihugu. Mu minsi yashize perezida adasura intara y'Amajyepfo ngo aganire n'abikorera, controle technique yari igiye hano Kamonyi, habuze gato. Ukibaza iri Remera n'iri hano Kamonyi bizaba bitaniye, ni ukorohereza abanyakigali cyangwa ni ukorohereza abo mu ntara? Korohereza abanyakigali. Kandi ririhuye, umunyarusizi waje mu gitondo arakoresha agataha. Yego. Iri isavinga Ruhango, yayisavinga Nyanza, Gisagara, Huye, Nyamagabe, Nyamasheke, na Rusizi nayo yahagera. Nta kibazo kugira umuntu w'Irusizi azaza i Kigali cyangwa se hano ku Ruyenzi. Ruyenzi ni Kigali n'ubundi nkaho wahageze. Kari kabaye. Bari bagiye kuyubaka ku Ruyenzi. Kandi wareba nibyo nakubwiraga, nta n'umwe ufitemo inyungu, ni ubucuti bw'abantu babiri. Bavuze bati ariko nkenira ariko bashobora gufata ibyemezo kandi bitari buvuguruzwe, ntayegayizwe. Sibyo. Dukwiye kubona leta ireba Rutsiro ikavuga, hakaba n'inama yo kubwira abaturage ibibazo byarimo aba n'aba. Ntabwo bigize icyaha cy'amategeko, ntabwo bigize ibihano biri civile, ntibiri penale, ariko mu buryo bwa demokarasi, mu buryo bw'imiyoborere, mwakoze amakosa ntimuzabyongere n'ahandi. Ububasha bwa njyanama, bwa bubasha twavugaga, ntibushobora kuba intandaro yo kwirengagiza njyanama icyo yakagombye kubikora. Kuba njyanama ubwayo ifite uburenganzira bwo gukuraho nyobozi. Erega nakubwiye njyanama, iyo njyanama nyine yagombye kuba iri misiyo tekinike. Nituyigira misiyo politike, mu karere hariwe politike gusa. None ko komisiyo yayo iri politike, birangiza n'abatekinisiye batabumva. Bashaka common ground yo kumvikaniraho, bagashaka common ground yo gushimisha bafite imbaraga zose zabangamira politike yabo. Ese guverineri yishimye, ese minisitiri aranezerewe, ese inshuti za afande zimeze neza, ese afande ameze neza, uwa immigration arahumeka neza, uwa runaka arahumeka neza, perezida njyanama na biro njyanama inyungu zabo ntizibangamiwe, mu gutanga akazi urabaransa byose. Ntabwo biri tekinike. Bakicara bati batubonye neza. Nubwo ushobora gutereka ushinzwe imishahara yarize teoloji. Cyo ntigishoboka. Cyo ntigishoboka. Ariko ni urugero bumva aho byerekera. Ariko hari uburyo akora akazi. Gitifu akarere akaza abika tokeni isinya amasoko mu mufuka w'ikoti. Agera ku isoko akaguhamagara ati ngwino, imibare niyi nkandiraho uri kuhabona. Ese ugakorera kaba kazajya.
ku buryo wicara ukibaza byagenze gute ngo uyu muntu yisanga aha hantu bavuga niba mwarafuze cyagenze bite ngo twisanga uyu muntu yisanga aha yahisanze ate koko kajyana ni nk'inzozi ari ikimanuka iyo rero ni imbogamizi ikomeye ufite misiyo ya njyanama kubiri politike hakaba na nyobozi misiyo yayo iri politike na mobilisation ni inkube ebyiri mu karere kamwe ni inkube ebyiri mu karere kamwe nibiro uzasanga agakiriro kari ahantu hadafite ntuza buriya ntihabuze uwabashimishwa nibiro uzasanga musisira ahantu hari ingurube haba ingurube base bazazikama iki nibiro uzasanga ibagira igakenke inka zo kubaga zizava mu Mutara ukajya ngo bijesi y'igihugu ibagiro rigakenke kandi inka zizava mu Mutara transport yo harimo inenge nyinshi mu nzego z'ibanze iteme riri hagati y'inzego z'ibanze na central government hari abantu bafite ubushobozi bwo kurica mu gitondo bakarisubizaho cyangwa abagezemo hagati bakakumanura bikagenda gutyo niba umuntu ashobora gushyiraho meya ibimenyetso byose bikendika ABCD uyu meya yashyizweho na minisitiri gahera kuri A ukagera kuri Z ubona ko hari umuntu washyizweho ukabona byararangiye na meya akabaho nk'uwashyizweho na minisitiri ukora inyungu za minisitiri none se ayo matora bikenda yanagenda ukajya umwati muzi cyo ndico muzo wanzanyisha oya nawe erega we ugiye ntago mushyiraho ikibazo kuko buri muntu agomba kugira pare mu buzima busanzwe nanjye mu itangazamakuru ngira abo mbaza nkamaze iki bagikora bate iki kigende birashoboka ntago waba utagira ububaza burya n'abasenga bajya kubaza marayika Gaburiyeli bakabaza Bikira Mariya bakabaza Yezu bakabaza ko batamugera bagira baca ku ruhande ku bandi bavuga ko bamugera bati mudubarize arabaza Sarongo ari bagaca kwa Saro ati nibyo rutanga rw'amaboko bakamugeraho ashobora kujyaho ariko ikibazo ni imiterere ya za nzego jewe ntago mfata reference ku muntu wakoze nabi ahubwo ikibazo nkibona ku nzego zitanga icyuho ku buryo n'undi wese waza afite ubushobozi bwo gukora n'abakora nabi nkaguha urugero bwo ku kibuga cy'indege ko igituma abantu batahiba nuko kamera zayo ubanza ziri 4K ni HD ubanza no mu nda ziba zihari ku manywa na nijoro zirakora pe kandi neza wakijyana waranahareba ukabona ko ubwo uragitora mu mbabarire mwakira ibyawe mbuze icyo ngikoresha iyo system y'inzego z'ibanze ni moteri ishaje abantu bakwiye kwicara hasi bakareviza ibibaye Rutsiro byaherukaga kuba za 2004 niba nibuka neza ikaduha hayoborwa n'uwitwa Ndimbati nabo baba Ndimbati Sanyu Desire yayoboraga icyari mu Kona Musebeya cyarabaye Kaduha icyo gihe boherejeho Muzuka Eugene ajyana n'umugabo witwa Bangiriki Simeo Muzuka abaye meya wa Huye yeguzwa mu minsi yashize ubu ari muri aba bameya bari kugenda batanga support hirya no hino mu turere ahubwo banza ari ni Rutsiro hanze kudisi kwaza Muzuka ari muri ndwa Prosper Rutsiro wenda ndavuga Muzuka nawe yazaga yaragiye Rutsiro gutaza oya ndaza gukurikirana bari muri support y'ibi by'ibiza ako Muzuka ari Rutsiro ndaza kumuvugisha urumva ajyayo agoboka abanyakaduha bagiye ari bameya babiri banganya imbaraga nta visi nta ntuza icyo gihe perezida yarabasuye yarakiri visi perezida yasuye abanyakaduha umugabo wari uhari niwe wampaye ubuhamya hari umugabo wari warafunzwe asohotse yica umwana we wamushinjaga asohotse arangije igihano oya kwa kundi basohoka gutyo nyine yica umwana we wamushinjaga umumama ageze ikibazo kuri
visi perezida uwari visi perezida ubu ni perezida wa repubulika amugezaho ikibazo arabwira ati jyewe umwana wanjye nashinje umuntu yakoze ibi n'ibi baramurekura n'ubundi mu manyanga aje anyicira umwana byabuze gikurikirana visi meya agira umujinya w'uwo muturage ngo ari kuriya we ngo aramuregera ngo amuzure we azi ko nk'uko ikaduha bicara mu gisharagati bivugira byose azi ko ijisho ry'umuturanyi riri muri iruhande ntabwo yabonye ko marayika wasuye azi ko mwuka muri iruhande aratinyuka aritobora biramenyekana bati sawa icyo gihe uwari meya bamushinjaga ibindi ibyo ntabwo nabivuga ni ibintu byaho gusa ariko akarere kari karamunaniye bicaga abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abandi bose baba bafite ubuhamya abatangabuhamya abari buzaba batangabuhamya muri gacaca hari ubwicanyi bukomeye cyane muzukajya yaragikemura haza kuvuga ikibazo cya mugombwa yari cyari muganza n'icyari kibaye bari barabifatanyije naho ajyayo aragikemura uturere twahuje ageze imugombwa naho barasheshe nyobozi yose ubu nyuma y'imyaka 20 konge tubonye birongeye birabaye sibyo no kuvuga Rutsiro hari umusahara sinzi niba umuzi yari umwarimu wa kaminuza bamuhaye ikiraka cyo gukora research ku mihigo aravanga imihigo ni PowerPoint bakoresha imvugo ikomeye ya gishakashatsi abagipolitike na gipropagande umva ntegeruka yarariyayo aheruka ikiraka bari bamutsinze mu nama ariko noneho wumva ukuntu abantu baba bafite narrative badashaka no guhinduka n'ibibazo biri mu turere ko tumaze igihe duhiga sibyo niba imihigo y'akarere tugifite abana 33% bafite imirire mibi niba mu Rwanda z'uburyo umwana abaho bivuga ko abakuru twashize kutarya ni igiteranyo cy'uko ibindi byose byanze kuko buriya ari ibisiga ari uduca ari inkoko ari inkware ari intare ari amajeri uriya muzigo w'igifu twazanye mu iyi si nkeka vajoni y'isi nshya nta gifu kizaba kirimo sinzi ko cyagora nawe cyaratugoye byose ibintu byose niho byikaragira ku gifu pe nibi byose tuvuga naho kugura igiti yo kugira gute ni igifu ishati uzayigura igifu ari ugutwikira ngo bidakonje atitaza kungwa nabi n'ubundi kandi nabiriye icyo gihe aba propagande iyo baza kumva neza musahara bakumva icyo yavuze hari ibibazo tubona ubu byari kuba bigihari hari imishinga ihomba twari kuba tubona atagihari icyo gihe abantu bahigaga ubuso buhinze ntibahigaga umusaruro weze kumenya mumaze gutema ibirhure bahigaga centre de santé zuzuye ntago bahigaga bahivurije bahigaga amashuri yuzuye ntago bahigaga abana bigiramo sibyo niko tutari PowerPoint kuri projectaga imirima y'imyumba tutitaye ibyizero imirima y'ibishyimbo tutitaye ubuso buhinze kuko bahigaga ubuso niko tutari PowerPoint yenda nawe mwuka yabuze mwuka icyo mwuka abwira amatorero ngo ashaka imvugo yabivugamo bugufi byaramunaniye avuga ikintu kidusaba decoder kidusaba bonemo kugira ngo tucyumve no gukora ubundi bushakashatsi kugira ngo moteri y'inzego z'ibanze Rutsiro ni ikimenyetso cyiza cyane ko moteri y'inzego z'ibanze ishaje ni ikimenyetso cy'uko mu nzego z'ibanze umuriro central government yoherezayo hari abawugabagabana perezida nibwo yigeze kubaza abanyehuye ngo amafaranga leta yohereza muri aka karere ajyaye
barashaka barareba, ariko habuze n'umwe utera agatoki amubwira. Niba leta yarohereje mu kigo rabu bose bataha i Kigali, ubuzima bwabo buri i Kigali. Niba yohereje ayiswa ya kaminuza, icyicaro gikuru kiryamye i Kigali, kiryamye Mburabutumwa, sibyo bari banayikuyeho. niba yarohereje ayo kubaka, IPRC zacu zari zigisohora abaremereye cyane, ku buryo njya mvuga ngo izi nyubako za Ruyenzi zahaye abanyaruyenzi akazi kangana iki? Kamonyi ifite abaturage bangana iki bashobora gushyiraho ibisenge, bashobora gushyiraho amakaro, bashobora gusiga amarangi, bangana iki? Nuko mbe yacu ubushomeri munduza byibuze ibi akazi karaho kakabona bagakora. Uhereye kuba ufite n'urwego bari kumenya icyo bari bukore, barinjiza gute, akaburyo bwo kuzamura urwego rw'abo bantu. Ibyo iyo ni politiki yasaba ubushakashatsi bworoheje. Akarere gafite ibihe bibazo, turahiga ibihe. Ako fomati yari imwe, umusaza avuze ati ni PowerPoint. Rero ibyabaye Rutsiro ni inenge ku miyoborere y'inzego z'ibanze, ni inenge ku cyitwa amatora mu nzego z'ibanze akwiye kuvugururwa, abaturage bagahabwa ijambo ryo kwitorera ababayobora, at least niyo batora meya gusa. akaba ari aho bavuga ngo nitwe twamwishyiriwe, nitwe twamutoye. Nyobozi yo njyanama ikagira izindi nzira inyuramo, nayo ikaba iri tekinike, ariko meya abaturage bakamutora, cyangwa se byanakomeza uko byari biri, akiyamamaza avuga ati jyewe Yozefu ndahagurutse ngiye kwiyamamaza, ngiye kwiyamamariza kuba meya. Ntabwo ari ukubahatira ngo Karisita azanshyiramo cyangwa azagira gute, sibyo. Tuzabona ubutaha harimo ruswa yo kugira ngo ube meya, harimo ruswa yo kugira ngo ube visi meya, aba badamu bari gusabwa ibisabwa n'ibidasabwa. Mu myaka iri imbere dushobora kuzayibona. Moteri y'inzego z'ibanze irashaje, uwabaza agatabazi ni iki yakurikije, ajyana Tirifoze kuyobora Rutsiro. Hari seve zingahe zagaragaraga Rutsiro mbere yuko uherekeza amaso, njyanama igeze aho ibora gute, ku buryo yose bakuraho. Ese ubu abakozi bameze bate? Ese inyigo yatangiye gute? Gusa Murindwa hize Goodman ni umuntu mwiza, nicyo nari ngivuze ngo guhura nawe nka kabiri tunasoza nagize ngo nkubaze mu Murindwa Prosper kumushyiraho gutya muri ibyo bibazo yavuye twaje tugarukaho, nkabifata nko ntago ari nk'umufuka wa sima. Oya, uriya Murindwa guhangana yagiyeho kuriya, keretse abaye ari we winanirwa, sibyo. Ariko ushobora gucomora, ufite ubushobozi bwo gucomora twa turi twose, buriya aracomora turiya twose, kandi abantu bari bunatinye batereko se wakuki ari we bashyisemo imbaraga. Nta hantu yavugiwe harya nubwo Yesu yabazaga Petero, urupapuro wanditseho ruba rukomeye, Petero urangunda, ati ndagukunda koko ko nyamara ndagukunda. Rwanda minisitiri yabaje kurya nabeshyaga, Murindwa urafite imbaraga, turafite imbaraga, turi kukumbaza cyane nyakubahwa ngo gifite imbaraga. Minisitiri ni mushya, habaye impinduka nyinshi uriya mu rwego rwa central government, naho moteri ya guverinoma ifite sigi mushya, impinduka. Minisitiri w'intebe nawe buriya mubara nk'umushya, ntaramara manda ya perezida ngo ayinogonore neza irangire, atari guhatana, nawe impinduka yaba azumva. Mu gisirikare kandi uzi inzego z'umutekano uruhare zigira hariya mu nzego z'ibanze, sibyo. Baraforomase ejo bundi muri polisi, baraforomase, sibyo. Ubu wakora impinduka zakunda, kuko ushobora gusanga aho wakomangaga umuryango warasizwe irindi rangi. Yes, ubu wagira impinduka byakunda.
cyakunda cyane. ndagushimiye. Umunsi mwiza. Yabaye visi meya, ku batamuzi yabaye visi meya wa Rulindo, arangiza Nyamanda na Kangwage Justus, ndavuga Murindwa, aza muri Minaroke kushingwa planning, sibyo? Yenda ikintu cyabaho kiretse agiranye ikibazo na boss we minisitiri, bikaba byari byo kwagwa gutuma umufundi wazana uworoheje. Cyangwa icyo bamurinze no ko bari batari buze kumubwira ibyo babagamo kuko batagira. Cyokoza nandashimira minisitiri Musabyimana, niba yanamupropoza akamutangaho nk'umukandida, yatanze ufite imbaraga. Tanze Murindwa n'umugabo mwiza. Murindwa n'umugabo mwiza. Kandi izo mpinduka zanabaye kuri central government. Sibyo? Hari n'ubushake ko abantu bose bivurugutaga mu bindi barubatse network bari bubura umuriro, kuko bafatiraga kuwa central government yohereza niyo yawoherezaga amaranku yamanuka nayo. Ujya muri Njyanama umanutse kwiyobora uvuye i Rusororo harimo kuguhaye umuriro. ntabwo ufatira mu nzira, ntabwo uri hariya ngo uhategerereza uramanukana. Urumva rero aho bahoze bacomeka naho byagiye bihinduka. Hari icyizere rero ko byahinduka, ariko banabirebere hamwe inzego z'ibanze. Harimo ibintu byinshi bikeneye guhinduka, bakore research barebe ibibazo bihari, nta kujenjeka, nta kwipimiraho, nta kubaza babiteje. Hari ukuntu inama y'abashonji mu gukemura ikibazo cy'inzara iba yicayemo abayiteje, kandi bo badashonje bateje inzara bicaye aho ngaho. Reka dutahe. Ndagushimiye Yose. Murindwa, imirimo myiza, tukuri inyuma, turagushyigikiye kandi uzabikora neza. Birashoboka ko wahindura, ariko uzanabihindura kubera ko icyizere burya nicyo cyiza, kandi iyo wahawe icyizere kirakurema. Abakunzi b'Umuryango TV, reka namwe tubashimire, like, comment nk'ibisanzwe. Ibindi biganiro ku Muryango TV nakagaruka. Ciao. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete, byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganiza jini ya Mowapu, vodka ya Mowapu Mirano y'inaji itera imbaraga, ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante, bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18, kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu Kwenga agasembuye, tukabigezwaho na New Hope, ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowapu. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage, no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo turavuna igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etage ya 3, cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 75 38.
usanzwe utembera ukorera cyangwa se ukaba ufite inshuti n'abavandimwe ujya gusura mu mujyi wa Huye n'utundi turere tuwukikije, Covenant Park Inn Guest House igufitiye amacumbi meza kandi ahantu hatuje cyane. Covenant Park Inn Guest House iherereye mu mujyi wa Huye imbere ya Controle Technique, neza uhita ubona icyapa kuri ako gahanda. Ibindi byose ukenera ubisangamo: ibyumba bifite amazi ashyushye, internet, parikingi, icyumba cy'inama, amafunguro n'ibindi. Ku bantu baje ari itsinda, umuryango cyangwa se abaje mu mikino inyuranye, abo Covenant Park Inn yabashyize igorora kuko ibaha apartment yabo bonyine bagakomeza kwisanzura nk'abari iwabo. Akarusho kuri wowe wumvise ubu butumwa, ugabanyirizwa ibiciro iyo ubabwiye ko uturutse ku Muryango TV. Hamagara kuri nimero 0788570002 cyangwa se 0788963574 bakwakire na yombi. Urashaka ahantu ho gukorera kandi hisanzuye? Inyubako Miclink yiteguye kwakira ubucuruzi bwawe n'ibindi bikorwa binyuranye. Inyubako iri ku Ruyenzi neza ku muhanda haberanye n'ubucuruzi. Supermarket, pharmacie, kenkayori, coffee shop na restaurant, bar, liquor store n'ubundi bucuruzi bunyuranye, gana inyubako Miclink. Abashaka gukora ubucuruzi bwa coffee shop, bar na restaurant, iyi nyubako yubatswe mu buryo buborohereza ubucuruzi burimo ibikoni n'ibindi bikoresho binyuranye. Inyubako Miclink ikora ku muhanda munini imbere ndetse n'inyuma, ikaba hagati mu zindi z'ubucuruzi ku muhanda ahantu hagaragara kandi hagendwa, ikagira parking ihagije, internet n'ibindi byose byorohereza ubucuruzi bugezweho ubu. Hamagara kuri nimero 0786 35 67 41 uhabwa andi makuru.